Nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho amakuru menshi cyane twibanda kuri politike, diplomasi n'ububanyi n'amahanga muri rusange. Reka turebe amakuru akomeza kugenda avugwa kwerekeye n'igihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko inkiko zo muri Espagne zatangiye gukora iperereza kuri bwana Kayumba Nyamwasa usanzwe amuhungiro muri Afurika y'Epfo, aho zishaka kumuta muri yombi. Urukiko rwo muri Espagne rwatanze impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi General Faustin Kayumba Nyamwasa uba mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. Ibijyanye n'iperereza ryo mu munani rihuza izina rye n'urupfu rw'abantu 9 b'Abanya-Espagne barimo abakozi bane b'imiryango itanga ubufasha n'abasenyeri bishwe, bivuga ko byakozwe ku mategeko ya bwana Kayumba Nyamwasa. Ngo rero akaba ari umuyobozi wa RNC, Rwanda National Congress, iba muri Afurika y'Epfo, nayo ivugwaho kuba yaragerageje inshuro nyinshi cyangwa se inshuro zitari nke mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari mu buhungiro, gusa nakubwira ko yabaye mu nzego zitandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse ubwo yahungaga yari ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde. Umuyobozi mukuru w'ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Corneille Nangaa, yatangaje ko bafite inshingano yo kubohora igihugu, abatuye mu duce babohoye bakazagerwaho n'imiyoborere myiza. Yabigarutseho ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongerera abakozi ubushobozi kwa 23/25. Corneille Nangaa yavuze ko impinduramatwara bari gukora ikubiyemo impinduka zikomeye cyane. Ibice twabohoye bigomba kugerwaho n'imiyoborere ntangarugero. Ati akazi kacu ni ukubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abaturage ba Kongo basubizwe agaciro. Yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane kuko guverinoma ya Kinshasa yananiwe kuyobora igihugu, heza abanyekongo bamwe abandi irabahakana. Corneille Nangaa yavuze ko ubutegetsi buyobora RDC butemewe n'amategeko kuko Perezida Felix Tshisekedi atatowe, bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziriho i Kinshasa. Yavuze ko amezi 9 AFC M23 imaze iyobora Goma na Bukavu berekanye ko abanyekongo bashobora gukora impinduka nziza. Corneille Nangaa yijeje abo mu bice bitandukanye bitarahohorwa ati turaje mutegereze, turi mu nzira nk'uko yakomeje kugenda abivugaho. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu baherutse kugaragara mu mashusho bakubitira umuntu mu biro by'akagari ka Munanira gaherereye mu murenge wa Nyakabanda ho mu karere ka Nyarugenge. Ibi urwego rwabitangaje rubinyujije ku mbuga nkoranyambaga zarwo ku 25/25. RIB yagaragaje ko abo bagabo bagaragaye mu mashusho bakubitira umuntu ku biro by'akagari bafashwe binyuze mu bufatanye n'inzego z'umutekano zitandukanye. Yagize iti ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano hafashwe abantu bagaragaye mu mashusho bakubitira umuntu mu biro by'akagari ka Munanira mu murenge wa Nyakabanda. Yakomeje yibutsa abantu ko umuntu wese ukora ibikorwa by'urugomo yitwaje umwanya afite cyangwa se akazi akora ko bihanwa n'amategeko. RIB yagize iti RIB iributsa abantu ko umuntu wese ukora ibikorwa by'urugomo yitwaje umwanya afite cyangwa akazi akora ko bihanwa n'amategeko, ikaba isaba abantu kwirinda kugwa mu bikorwa nk'ibyo. Yakomeje isobanura ko bafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe dosiye yabo igitunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko abasore n'inkumi bakuriye mu mitwe itwara gisirikare ikorera mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko muri iyo mitwe bigishwaga ivangura ry'amoko no kwanga u Rwanda, gusa bashima guverinoma y'u Rwanda yahisemo kubigisha ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Ibi ni bimwe mu byo batangaje ubwo bari bitabiriye inyigisho z'ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda muri gahunda yiswe Rubyiruko menya amateka yawe. Mbonyumukiza Fabio mu karere ka Karongi yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1994. Icyo gihe akaba yarahise yisanga mu mitwe itwara gisirikare ndetse irwanya u Rwanda. Afite imyaka 4 aba ari nabyo akura yigishwa. Uyu mugabo w'imyaka 35 yatashye mu Rwanda muri 2023 yabwiye ikinyamakuru Akadomo ko abayobozi imitwe yararimo bababuzaga kumva itangazamakuru ryo mu Rwanda babeshya ko ubuhamya bumva bwatahutse bari mu Rwanda ari amajwi n'amashusho y'abantu batakiriho. Ati batwigishaga batubwira ngo iyo umuntu atashye mu Rwanda baramwica, kumufunga no kumumerera nabi, ibintu bibi gusa. Ati nibyo batwigishaga. Ati hari radio yakundaga gutambutsaho amajwi y'abatashye bashishikariza abantu gutaha, bakatubwira ngo nayo majwi mwumva abo bantu ntibakiriho.
Mbonyumukiza avuga ko yafashe icyemezo cyo gutaha mu Rwanda ameze nk'uwitanze, aho rero kugira ngo agwe ishyanga ahitamo rero kuzagwa mu rwamubyaye. Ati ngeze mu Rwanda nasanze ibyo nakuze numva byari ibinyoma, ati baranyakiriye bamfasha kwiga imyuga, ubu ndi kwiteza imbere. Inyigisho u Rwanda rwashyizeho ati z'ubumwe bw'Abanyarwanda ni nziza cyane. Ati nta cyiza gisa no kuba umwe, ati abishyize hamwe nta kibananira. Wasezerewe mu gisirikare gusa ndinda ku cyambu, ati ndahembwa nkahembwa, mfite konti muri banki, ati nizigamira mu bimina, ati ndabona ubuzima bw'ejo hazaza buzaba ari bwiza cyane. Mahirwe Monique wo mu karere ka Nyamagabe imyaka 22 yatashye mu Rwanda muri 2020, avuga ko yakuze bamubwira ko mu Rwanda ari habi kuko atarahazi akabyakira uko. Ati muri Congo batwigishaga ko mu Rwanda habamo amoko, abahutu, abatutsi n'abatwa, ariko tugeze mu Rwanda twasanze ibyo twigishwaga atari byo, twasanze buri wese ari umunyarwanda. Jenoside yakorewe abatutsi ntabwo nari nyizi, twabyumvaga gutyo tukumva ko jenoside itabayeho, tugeze mu Rwanda dusanga jenoside yarabaye. Iki kiganiro cyabereye mu karere ka Rusizi cyitabiriwe n'abasore n'inkumi bagera kuri 350 bo mu turere twa Karongi, Nyamagabe na Rusizi, barimo abahoze muri twitwara gisirikare n'abakora imirimo itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba rero baragiye nabo bitangira ubuhamya muri rusange. Ndabashimiye, ndabifuriza ibihe byiza.